umwe muri barutayizamu witezwe mu ikipe ya Rayon Sport ngo aracyarimo mu mikino muri Kosafa. Sasa uyu mugabo abantu bagiye bamugarukaho cyane akaba ari uwitwa Kelvin Kapumbu, akaba ku munsi w'ejo nyine yaranagaragaye mu mukino wahuzaga Malawi na Zambia. Malawi batsinda igitego kimwe ku busa. Uyu muvandimwe rero akaba ari na kapiteni w'ikipe ya Zesco nkuko twabivugaga jo yabanjemo birumvikana. Ni umusore rero ushobora guca imbere. Kelvin Kapumbu baratandukanye. Uyu ni Kelvin Kapumbu. Kabiri bivugwa rero ko wa Zesco hari babiri, hari Kelvin Mubanga Kapamba akabona Kelvin Kapumbu. Uyu Kapumbu ngo ni nawe kapiteni wabo. Yanatwaye rero icyo bita Zesco United Player of the Year Award mu birori rero beruka kuba rwose hariya Indora muri Zambia. Bikaba bivugwa yuko rwose nawe ategerejwe i Kigali. Rayon Sport aramuganirije Kurero utegereza kureba 26 y'amavuko nawe bana kabisa. Sport aramuvugishije Zesco yaresinye umwaka ushize, ariko ari nandi makuru avuga yuko ni ikipe y'Ishirongeye Pierre nawe baganiriye kwera ko bavugaga ko APR hari umukinnyi tegereje nyine ko banza agasoza match ya Zambia na Malawi, ariko haracyari kare, baracyari mu matsinda ya Kosafa, ariko nawe agomba kuza. Hanyuma rero ubwo muri Rayon twagiye mwabonye se tukiri muri Rayon access, mwabonye ko basinya andi masezerano batangaje muri iki gitondo na Kwesa Collection. Ni uruganda muri iki gitondo, yego. Kwesa Collection ngo bazabajya babaha imyenda casual, donc relax, twadutriningi babare mu mupira rigani yambaye Kwesa Collection rero za Visit Rwanda hano bagiye kwambika Rayon Sport rero utwo du casual dutriningi, imyenda ya warm up tuntu nyine n'utwo nyine you know afite twenda twiza cyane, afite na material nziza vraiment na bagira fresh bazaza nibicare aha ngaha nabo tubamamariza icyo dushobora gukora mu gihe you know bagira icyo bakwikibuka. Ubwo rero Sport ya update ntabwo nzayigarukaho kandi abari murabaza afana bakeneye imyenda, ngo mukeneye gutuma njya bimwe byinshi gashoboka. Sigaye nkuranda kantu bagiye bavuga ngo try me. Mungeragereshe duke twaye. Tugeragereshe duke. Rambiriza amaguru yawe magufi. Nanjye ndambiriza ibiguru byanjye birebire ureba aho ngugeza. Kuri rya barayo za 70 ingahe mu gihugu hose radio yumvikana kurusha izindi. Ubwo se 16 bro. 16 muri nukango ugenekereje undi radio turi dufitemo umunara. Indi radio ipima ni nka dutatu. Ugereranyije buri kare dufitemo umunara. Yesu Kristo no mubyana hindutse cyane muri hato. Umuntu ufite meteri nini cyane mu zindi radio n'ebyiri. Hanyuma buriya ari amasezerano ya RGL ku munsi w'ejo ya Rayon Sport burya zira miliyoni 60 batanze ku ikubitiro. Buriya ngo n'amafaranga agomba kubafasha mu kwishyura aba bakinnyi witwa ngo Edingoye na Ifaso. Babaye 60 ariko deal yose ngo ni miliyoni 108. Edingoye ni umukinnyi w'umukongomani ubu ngubu yakinaga muri Wolkita City yo muri Ethiopia, yakinaga mu kipe nka za Sumuha, yakinaga muri za Vita Club, ni rutahizamu Edingoye. Hanyuma Ifaso Axel yaravuze Edingoye muramwibuka Jonathan Ifunga Ifaso. Jonathan Ifunga Ifaso wayakinye muri Difa Hassan El Jadida yo muri Maroc. Nanone ubu bamutije basubiye muri equipe yabo muri Congo, nawe ni umukongomani wakina 10. Ngo nabo barashaka nimero 9 na nimero 10. Edi Rayon Sport ishaka kugira ngo neka ari umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi washatswe mu gihe cyashize n'ikipe ya Orlando Pirates, afite imyaka 29. Edi Ngoye yavuze muri 93 yakinaga muri rwose article zaranditswe cyane ashakwa n'ikipe ya Orlando Pirates yo muri Afrika y'Epfo. So Rayon Sport rero kuri aba bakinnyi b'abakongomani bajya banayihira, agira mwene agira undi witwa Edingoye bitiranwa gukina basketball, ariko we yitwa Edingoye
Emomo niwe nyine Eddie Emomo ni uwo mukinnyi ufite 29 wakinaga muri 29 kuko yavuze mu 13 akaba yakinaga muri Urkite City. Uyu mwataka Rayon Sport igiye kuzana ngo niba bataka biturira muri box bagakambika abo bita box poacher, ariko ngo baricara imbere y'izamu. Kubari bazi umwataka muri Rayon Sport mwatunze witwaga Jire Urimwengu, kubaza bataka bitwaga ba Filipo Inzagi, kubaza bataka bitwaga ba Rudi Van Nistelrooy, ba Dimitar Berbatov, kubazi ba Dimitar Berbatov. mano umutima cyane wango bari fo kubigeze imbere y'izamu ngo itavunderezamo. Ibi by'abadefenseur ngo apera yaguze igihanyanswa wango yibera muri box ngavuga ati mugakandagiza hano muri box yi abayikambikira muri box ngaba yanibagiye ngo akina muri metero 25 vuye hano gardien ngo ntajye zirenga ngo yigeze muri box kidogo vunderezamo nk'incira. Murera ngira muherezo bita Jonathan ifunga amuji nyuma ajya mufungira tunamuhereza gake gake. Ubwo ni nakuba ojera bari mu mpande. Ubwo rero aba bavandimwe nabo ngo bari kwitegura kugera i Kigali kugira ngo baze gukora ikizamini cy'ubuzima. Waravuze ngo bazatanga zingahe? Oya miliyoni 60. Aba bavandimwe ziriya zatanzwe ku munsi w'ejo na RGL babahaye 30 Rayon Sport kugira ngo irangize transfer z'abano bakinnyi, ariko deal yose ngo ni miliyoni 108 buryo 108 iriya RGL iriya company ya security zabo. Ariko ku ikubitiro baba bahaye zino kugira ngo bibafashe muri transfer. Hanyuma rero tukiri muri Rayon akaba ari uwitwa afite imyaka 20. Hanyuma uwitwa Youssef Rab hagati y'ejo kwa gatandatu no ku cyumweru azaba asesekaye i Kigali. Youssef Rab bari nyuma gato ya ngoye. Oh god. Noneho icyumweru gitaha nibwo noneho staff technique hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu nibwo technical staff ya Rayon Sport nayo izashyirwa hanze hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu icyumweru gitaha. Hanyuma uyu munsi rero nibwo baza gukora inama rwose y'abayobozi igatangaza gahunda zose zirebana na Rayon Day ndetse n'amakipe yose azaza. Rayon Day izaba kuri 15 z'ukwa munani. Rayon Day twabwiye ko izabirimo ibintu bitatu: Rayon Festival, Rayon Night na Rayon Day nyine. Ibyo bitatu bizabiri mazabanzamo festival, hakurikireho icyo twakwita nka night club. Hanyuma bazajya kubyina bishimye Rayon Sport yageze ubundi habe n'umupira. Hanyuma irindi zina ryavuzwe naryo tukishakisha tureba neza, ngira ngo Rigani na Lorenzo sinzi nabaregeza kuregarukaho umusore witwa Charles Bale. Ubwa mbere mwumvise najye no bwambere. Charles Bale ni umugande akaba akina muri equipe ya Sports Club Villa. Urumva ari mu babaye ba rutayizamu batsinze byinshi nyuma y'uwitwa Kayiwa mwanamubonye muri bira bihembo tugarukaho mu kanya wa Express. Charles Bale nawe yabaye top scorer wa kabiri muri champion ya Uganda muri season yatsinze ibitego 11. Sport Club Villa Charles Bale niyo wa kabiri. Uyu nawe ariho aravugwa ko agomba gusesekara i Kigali. Uyu ndamubona. Urumva rero uramubona nguyu ndamubonye ikintu namubonye kuko nakiza abantu mu byumva akina na Milton Kalisa. Ni umushana usa neza cyane ugaragara nka kiri Milton Kalisa se wanuza Vipers ari muri Villa. Ende oya ari muri Villa. Uyu ni wa Villa. Kalisa ni wa Vipers, uyu ni wa Villa. Sports Club Villa. Sports Club Villa. Charles Bale ni umushana usa neza cyane ubona ko akiri muto. Si nguyu baba bambara Hima Cement ni mu Villa. Nguyu ndamubona hano. Sport Club Villa ikipe y'amateka cyane niyo bita mukwano gwabanji. Niyo Rayon Sport yo muri Uganda. Villa ko yafanwaga rwose n'abanyarwanda benshi babaga i Bugande. Niyo cyane Express ifite abafana benshi muri Uganda. Baba bita mukwano gwabanji. Nyine mukwano gwabanji ni Express. Ni Express nigira abafana benshi. Ni Express n'afanwaga n'abanyarwanda. Sibyo? Nazitranye Express na Villa nanjye zijyazinshaka cyane. Abafana benshi ni Express. Ariko nizo kipe nyine zikunzwe cyane Uganda. Charles afite taye nziza. Umwataka mwiza arumutse cyane rwose. Akurumva ko isoko rya Uganda irimo irarihahamo neza nibikuyemo umuzamu mwiza muri champion ya Uganda kuko yarabihembeye twabihereye muri update Tamale ikashobora kubona umwataka wa kabiri watsinze ibitego byinshi muri champion ya Uganda. My friend
ntabwo ari ikipe yaba ari mbi kandi hari abantu nuko twishyiramo nk'abanyarwanda ngo biki nka sefu buri mufite kuri gatandatu ergo batadeo rwanga tuvuga nabo ibyo bakina na ba sefu ntabwo baba bari munsi yabyo cyane ibyo bakasemiro bakina ba sefu barabikina cyane bivuga ngo usize ku munzani zombi ziri kwiyubaka neza ahantu ntarabona Rayon wenda iri gushyira imbaraga wenda APR yamaze gushyiramo imbaraga nyinshi cyane enda ni mu kijyanye no kugarira kuko urabona ko Rayon yaratuje abakinnyi yari ifite yarabagumanye sinzi hari ibintu Axel yagarutse ejo bundi bya Manzi ndetse na Natsieri ariko buriya Rayon Sport byari ikeneyemo indi piyo muri Central Defense kugira ngo mitima na rwatubyaye babone undi muntu muzima ubasunika habemo competition muri Central Defense ubundi Rayon Sport kuko ifite umuzamu ikaba ifite defense urabona kuri gatatu niba Hakima azazamo ejo noze numva mubigarukaho naganijuru barakompeta iburyo mucyo Didier Junior na Serumogo harimo akantu ko gusunikana ariko Serumogo nurusha abana so mutima wa defense ni ubona ko bakeneye mu ndi mukinnyi wa danger ukaze ufite profile nini kugira ngo mitima na rwatubyaye babone umuntu bapusa sefu naboneka muri mediane hakaba hari uyu musore w'umunyanigeriya Osariwe Olise bambirizi baracyarimo sibyo Rayon Sport bivuga yuko nyine ikeneye mu mediateur koze tubivuga nimero 10 uzajya usunika imipira twavuze ibya Yusuf Rabu n'abandi banuvumbu nabo baraho ngaho bashobora kongera you never know mu gihe tuvuga ibyo byose Rayon Sport iramutse ibonye urutayizamu ifite wajera ku ruhande naba iraguha kuko na APR mwibuke izaba ifitemo abanyarwanda batanu twayipanze contre kuba nyamahanga batandatu ubwo rero iyo Rayon ifitemo abanyarwanda ba safe ikajyamo bayiraguha erega bayiraguha ni nk'abarafinda nabo n'abakinnyi beza nagari my friend ayo makipe yombi abare equilibre abare hari ukuntu bagize ubwoba ngo APR yamaze kuzana abakinnyi ariko namwe mushaka ni beza kibazo ni ukubageza ni hari abandi bakinnyi babiri Rayon Sport iri gushaka abakongomani kandi bivuga ko bano bakongomani ubundi ari ruvumbu ngo uri kugira inama Rayon Sport agenda abarangira abakinnyi hari n'umukinnyi sinzi izina niba twararigarutseho witwa Lompala Bokamba izina ryaravuzwe muri Rayon urumva yararirimbwe urumva ko yongeye akagaruka Lompala arongera Lompala Bokamba Mongo arabononga ngo rugajura kabiri sirabaye mazina ukunda ayo mazina twageze utaya kabiri ziri muri radiyo uri byo wakora iki Lompala Bokamba Mongo za esprit bien ndenge akalma orimo hari izina wasize wantuse wa kwizigera yasubiramo yose uyu ni warupopo yitwa Kipe Mongo Lumpala Bokamba mazina cyane ngo uranga ngo ndakabya ibi bintu urumva bitaryoshye utabikabiriza maestro uyu ngo yaravuzwe cyane arakomeye ariko ko yongera agaruka mw'abantu mwe cyakwica abantu ubwo ko kitahusha n'icyataka gikomeye ni offensive midfield amenyereye cyane Champions League amenyereye amashuri akomeye amenyereye Champions League akina mu mwataka noneho hari irindi zina nanone ririho rigaruka ry'umukongomani akaba yitwa Kevin Mondeko Zatu Manuri miriro wowe abazayirwa babande ari kipe muri South Africa itari mu mukongomani nawe ubureyo uyu mutipe kiramo abazayirwa babiri bafite biriya uyu mujamo mundebere neza Kevin Mondeko Zatu tupuisa Mazembe Ngrebe n'izina ry'ikipe bavuye muri bari kabiri cyane tupuisa Mazembe Ngrebe Kevin Mondeko Zatu uyu ni umudefanse oya tuvuye we agira muri Wapopo n'abandi bakomeye Lompala donc on a kipe afite ariko yerukamo ni center wa Rupopo wafite imyaka 28 Mondeko yabaje gukemura ikibazo cya umudefanse ni defender akina gatanu urumva ko cyakindi twari tuvuze cyo kubona umuntu usunika mitima na rwatubyaye cyaba gikemutse ariko aranavugwa akagira mijigo nyine ry'umudefanseri muzima aranavugwa Manzi ashobora cyane kasubira mu kipe ya Rayon Sport amazina yaryoshye gufatanya na barwatubyaye kipe ya Sport yabifunze iramutse izanye aba bakongomani bose twamenye niyi Kevin Mondeko Zatu abantu bagire ngo Rayon Sport ikeneye abakinnyi benshi Rayon Sport sofa ikeneye abakinnyi bane mushaka amafaranga iruzura cyane 70% rwose ni bane bo kuza gukora icyo bita gushimangira twabivuze ko umutima wa defense yakeneye umukinnyi umwe hagakenerwa nimero 10 w'umuhanga hagakenerwa nimero 9 w'umuhanga abo bo ni ingenzi cyane bibaye nabyiza igashaka n'undi muwinga umwe
mu gihe yaba yabonye sefu igashaka n'undi muhinga umwe. Abo bakinnyi bandi babonye wing nimero 10 nimero 9 n'umukinnyi wo mu central defense ukaze umwe, iyi Rayon Sport yatera umupira nyabigenge n'ubwo zikavuga. hanyuma wabonye ko bita abiri z'amanyarwanda reka kwizigira twihutije kubera ko dufite umutumirwa Victor Mbawoma wabonye ko ageze mu kirere cy'i Kigali. Victor Mbawoma sinabwirana na Monyenje Victor Mbawoma sasa dusoza ageze i Kigali kuva kandi agiye Nyarugenge ubwo Rutahizamu mama mia ikipe ya PL Football Club. yageze i Kigali. Noneho Victor Mbawoma urakumva ari breaking news. Victor akandagiye Kanombe, akandagiye i Kigali. hanyuma hari andi makuru angezeho nayo ko hari abakinnyi babiri ba APR ngo baraye bageze inaha baraye binjiye ubwiro urumva babiri bageze i Kigali baharaye. andi makuru nsumira nuko ngo umutoza nawe ashobora kuba aryamye Musanze ategereje ibyo byose ari gukina ingeri barumva muri ya hoteli yarya yitwa Gucci avugana na Fande ya hoteli nziza yitwa Singita iyo bita one and only one and urumva Fande chairman n'ubundi wa APR nawe abari hari inyakinama urumva ijoro ati rero 20 ngwino unyegere gake gacano hafi twe tuganira ku ngingo zitandukanye dusesengura gake niko bimeze ubwo turamanuka byose nimukomeze APR rero twerebera umupira. tunyure kuri Alain Kirasa n'abashyirwa bagomba kuza muri Gasogi United kugira ngo twakire umutumirwa wacu. turagaruka tujya Burayi abantu badakuraho aho ukuntu bahita bagira ngo turashuje. Abo tuba tugiye abo tuba tugiye ubwo ku kipe ya Gasogi United wabonye ko yazanye umuzamu w'umunya Cameroon obita Ibrahima Dauda birashaka gukomeza mu rama ryayo ngo yamaze kugera i Kigali nawe. Ubwo rero ikipe ya Gasogi United iryamiye amajanja igihe cyose obita Rwabuhihi Aime Placide yaba ari ku rutonde rw'abakinnyi ba PL Football Club yasezerera arahitaza muri Gasogi baravuganye byose byararangiye kuko bamenye ko ari mu bazirukanwa. Ubwo rero ikipe ya Gasogi yamaze kuvugana na Rwabuhihi ko yagenda akabakinira muri Axe Central yabo nta gihindutse rero ubwo Rwabuhihi ashaka kuza kuba ari umukinnyi mushya w'ikipe ya Gasogi United. Ariko kandi ikipe ya Gasogi ikeneye umutoza havuzwe uyu mwari w'umufaransa ubita Carolina Pizzella ugomba gutoza ikipe ya Gasogi United. Ubwo ndabihuza nuko obita Arikurara ku munsi w'ejo yaseze ikipe ya Police Football Club cyane yamaze kumvikana n'ikipe ya Gasogi ko yaza azaba ameze nk'umutoza mukuru ariko azaba yungirije uyu Carolina Pizzella. bivuze ngo byinshi niwe uzajya ubikora mu kipe ya Gasogi ariko Carolina ari bo mutoza mukuru byo mu mapuro ariko operation zose zikorwa cyangwa se mu buryo bwa technique ari Arikurara ubikora mu kipe ya Gasogi. urumva no umuntu mushya umutoza mushya muri championnat ntayimenyereye na Afrika ntayimenyereye n'umuntu wiviriye mu Bufaransa akeneye umuntu rero umenyereye championnat mutoza ufite experience kugira ngo azamufasha cyane uyu Caroline kubera ko bura yari tarinze 2020 ngira ngo 2020 amaze imyaka 2 gusa arimo kwiga umutoza ntaragira experience nta klebe aratoza nini. Ubwo rero Kirasa niwe byararangiye muri Gasogi ashyize nk'ukwezi rwose n'ibiganiro birangiye. Ubwo ngiye impamvu ndetse mbigaruka no kuko nabonye ku munsi w'ejo ashyize muri polisi ndetse mbona ko inkuru ari impamo ugomba kujya mu kipe ya Gasogi United. Ariko kwizigira tukivuga ku bijyanye n'abatoza ikipe ya AS Kigali mbere yuko itangira kugura abakinnyi irashaka kubanza kuzana umutoza cyangwa twagarukagaho tuvuga amakipe kari kurekrita abakinnyi ariko nta batoza afite. AS Kigali irashaka kubanza kuzana umutoza kugira ngo ari nawe uzizanira abakinnyi cyane cyane kizazana abakinnyi benshi biganjemo abanyarwanda ntabwo izajya ku isoko ry'abanyamahanga cyane bigendanye wenda na gahunda bihaye. Ariko hari inama y'umujyi wa Kigali na equipe ya Kigali kugira ngo mu by'ukuri barebe icyerekezo cya equipe. Ni ikipe itari hivugwa muri iyi minsi abandi bari bize cyane ku isoko bari kugura ariko AS Kigali nta kintu kimwe twumva nyuma yaho wari umuyobozi wayo nyine Fabrice yaviriye kuri izi nshingano zo bafitanye inama iteye ubwoba yo gupanga umwaka utaha w'imikino. Ubwo tuzakomeza gukurikirana iby'iyo nama n'ibizavamo. Ubwo rero ku mutoza twe twabwiye ko bishoboka cyane ko Seninga Innocent yajyamo ibiganiro barabigaramye barasetse cyane barabigaramiye bagiranye ibiganiro nawe ariko n'undi bari mu biganiro nako yaba ari umutoza wabo cyane kamenye champion y'u Rwanda n'umutoza bita Haringingo Francis Haringingo bishoboka cyane ko yajya muri AS Kigali nyuma yuko atandukanye n'ikipe ya Rayon Sport avuga ko akeneye kujya hanze mugera muri Rayon Sport bakimuvuga ariko mudashobora kongera muri Rayon Sport biragoye muri Rayon Sport biragoye no umunyamahanga no muzungu abwo Haringingo muri AS Kigali birashoboka cyane ko yatoza iyi kipe kuko bisa naho hanze bitamukundi hari amakipe menshi